Halo bakunzi ba Diamond TV, mwiriwe mute mumeze mute icyumweru cyagenze gute? Turaje kano kanya ubu noneho tuvuye hehe, twari twafashe boda twerekeza iburasirazuba ngo turebe abakobwa bagiye guserukira intara y'iburasirazuba. Urebye abakobwa noneho dore murabibona ku mafoto, habonetse abakobwa beza n'ubwa ngo beza bafite imishinga ikomeye. Muri kureba ku mafoto aho ni imbere baravuga bazakomeza ku buryo abakobwa 76 rwabuze igicaro n'ubu bakamo abakobwa 14 nibo bakobwa bakuyemo. Tukaba tugiye kubagezaho amazina yabo abo 14 bakomeje muri Miss Rwanda. Abakobwa bakomeje mu ijonjora rikurikiyeho ni abakobwa 14 bavuye iburasirazuba, abakobwa b'uburanga, abakobwa b'ubwiza, abakobwa badasanzwe, abakobwa banyoye amata, abakobwa umuntu wese yakifuza kureba. Ndahubwe ngo nureba amazina yabo ukareba ikimero cyabo nawe uraryoherwa. Wowe ndakubwiye ngo ikomeze ureba ahangaho uburyo ibintu byifashe. Wambe ni nimero 23 muri kumubona, uwo nguwo yakomeje yitwa Uwaserisi. Nimero 23 ni Uwaserisi. 64 yakomeje ni Uwase Esther, uwo nawe aratambutse. Undi mukobwa wakurikiyeho ariko mbere kubireba ariko nani murebe vrema, 29 uwo ni Nkusirinda, uwo nawe ni umukobwa w'iburasirazuba wakamiwe inka rwose, umukobwa yanyoye inka nawe wakomeje. Nimero 76 ni Mugabekazi Ndahiro Queen, umukobwa rwose umwamikazi nawe arikomereje mu cyiciro gikurikiyeho muri Miss Rwanda. Uyu nawe rwose yabisihize. Nimero 10 ko namubona neza izina rye naranshitse. Aha, Umuhoza Emma Pascaline. Hakaza nimero 35. Nimero 35 ni Ibirezi Noella, uwo nawe ari mu bakobwa bakomeje 14. Hakaza nimero 17 Nzobe Nikita Imani, uwo nawe yaciyeho, umukobwa mwiza munini useka neza. Hakaza nimero 11 nawe wakomeje, izina rye tutabona neza ariko nawe turaza kurishaka. Hakaza nimero 40 Uwase Teta Shema. Nimero 11 ni Kirezi Musoni Kevine. Hakaza nimero 24 Mwiza Oliva, nawe umukobwa rwose yafatiyeho, nawe aragisereye aragiye mu ijonjora rikurikiyeho. Nimero 33 ni Nzamukosha Patricia, baba mpayinka, uwo nawe akaba arakomeje. Mbega abakobwa beza, abakobwa ni beza pe. Nimero 60 akaba yitwa Mutoni Pascaline, uwo nawe yabashije kubona pasie demoni, tuzabaha update zose. Hakaza nimero 45 Umulisa Ridivine, uwo nawe abashije gukomeza, uwo nawe rwose aratambutse, yes yazikubise uko ari 3. Hakaza 71 ariwe mukobwa ngira ngo udusoreza 71 witwa Keza Nadia. Ngabo rero abakobwa 14 bakomeje.